Shalom nshuti bakunzi ba Hoziyana TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugira amahoro y'Imana. Ndizera ko mumeze neza aho muri hirya no hino, abari mu mugabane wa Afurika mudukurikira, abari mu mugabane wa Aziya ndetse n'abari mu mugabane wa Amerika, Canada, Australia n'ahandi. Turabibona kuri statistique zacu ko mudukurikira. Imana ikomeze kubaha umugisha. Rero kuri uyu munsi murabizi neza nyine yuko turakeneranye, buri muntu wese akeneye mugenzi we mu by'ukuri kugira ngo ashobore gutera imbere cyangwa se ashobore kugera ku nzozi ziwe. Ni muri urwo rwego rero twagiye tubabwira, nk'uko nizera ko abakunzi ba Hoziyana mumajije kugenda mubimenyera, ko tugira gutya tugahamagara abakozi b'Imana bagiye batandukanye, tugire icyo tubabaza cyane cyane ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19, aho usanga abantu bahangayitse cyane mu mazu mu gihe nyine cya lockdown, abarokore bakunze kwita ngo ni lock in. So turizera rero ko nubwo buryo nyine tugenda tugahamagara abahanzi, abavugabutumwa bwiza, abahanuzi, kugira ngo bagire icyo batubwira, cyane ko ari abantu baba bakurikirwa n'abantu benshi. Kuri uyu munsi rero tukaba n'ubundi tugira ngo duhamagare umukozi w'Imana wakoze umurimo w'Imana cyane mu itsinda ryamenyekanye nka Rehoboth. Itsinda ryamenyekanye cyane mu ndirimbo zagiye zifasha imitima y'abantu, by'umwihariko nanjye nagiye mfashwa n'indirimbo z'iyo groupe cyangwa se z'iyo korali. Uwo rero nta wundi ni umuntu wanditse iriya ndirimbo ivuga ngo turi hafi yo gutaha. Yes. Uwo rero akaba ariwe tugiye guhamagara. Rwose ndizera ko Imana iri budufashe tukamubona n'ubundi kuri telefone, hanyuma noneho tukagira nawe icyo tumubaza kijyanye by'umwihariko na Rehoboth, ndetse no ku buzima bwe bwite nyuma y'uko avuye muri Rehoboth, niba yarayivuyemo cyangwa se nyuma yahaviriye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tumuhamagare ku murongo wa telefone, hanyuma tubashe kugira ibyo tumubaza. Nimero ye iciyemo. Halo. Yesu ashimwe. Amen. Ni Eric kuri Hoziyana TV, tubahamagaye turi muri studio kugira ngo tugire ibyo tubabaza bimwe na bimwe. Murakoze cyane umukozi w'Imana Eric. Haleluya. Mumeze mute? Uwiteka barinze neza? Bana turarinzwe kabisa. Imana ikomeje kuturinda rwose muri ibi bihe bitoroshye. Turashima Imana cyane. Haleluya. Turizera neza ko muri iki gihe cya COVID-19, ngira ngo namwe muracyari mu mazu, hari ntabwo muremererwa gusohoka. Natwe turi mu mazu, uretse ko gusohoka kw'inaha ngaha kuba confine na bigeranije no muri Afurika ntabwo ari kimwe cyane, kuko ino tuba dufite uburenganzira bwo gusohoka, gusa turirinda twenyine dukomeze gutembera cyane. Ariko kandi twarakoraga, bamwe bakomeje gukora nta kibazo, ariko ndabona bagenda badohora buhoro. Ibintu bizagenda bicamo buhoro. So ni ukuvuga ngo aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mushobora kuba mwahura muri nk'abantu nka 5 cyangwa se 10 mukabasha kuba mwasenga Imana? Ubu
biterwa n'amastate ariko nka state yacu ya hano New York ejo niho batanze baduhoye baravuga ngo abantu bashobora nk'icumi bakajya mu rusengero ariko cyangwa se barenga ariko bagakora ntibegerane kwa ntibegerane ariko nyine bashobora gusenga ari bakeya ya so ni ukuvuga ngo umubare w'abantu bakeya aho muri New York bemerewe kuba bajya mu rusengero bakaba basenga Imana. Itangazo ryasohotse ejo ndagira ngo ejo. Yes, ako karagaciyeho reka rero n'ubundi dutangire tubaha ikaze kuri Hoziyana TV. Turabizi neza ko namwe mwaba muri mu bakunzi ba Hoziyana TV. Murakoze cyane. Hoziyana ni yacu, turayikunda kandi turayikurikira 5/5. Ni TV nziza cyane. Ndizera ko n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda bayikurikira kuko ni nziza cyane, ibiganiro byiza binoze. Murakoze cyane. Hanyuma turashaka kugira ibintu bimwe na bimwe tugenda tubabazaho cyane, wenda reka duhere ku kijyanye na Rehoboti mwakoreyemo umurimo w'Imana. Yego. Rehoboti mwakoremo umurimo w'Imana yamenyekanye cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko hari indirimbo ivugwa cyane ngo turi hafi yo gutaha. Iyo ndirimbo abakurikiranira hafi bavuga ko ari mwe mwaba mwarayanditse, nibyo? Yego, ni njye wayanditse kabisa. Hari umuntu ushobora kwibaza atari ko uwo muntu muvuga ko ari we wayanditse twabibwirwa n'iki adakoze mu nganzo gatoya ngo aduhe akapera twumve ko ari we wayanditse? wenda reka ndirimbeho gatoya, agace gatoya. ndavuga ngo turi hafi yo gutaha iwacu mu ijuru, aho tutazongera kurira ukundi, urupfu n'intambara bizashiraho, nibwo hazaba umunsi umwe nkabyibagirirwa kwa Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Byari binsubije muri mungu yo muri bya bihe umuntu yabaga akurikira izo ndirimbo, umuntu wese ari mu mavuta. Vraiment Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Hanyuma wenda duhereye aho ngaho, Rehoboti mwayikoreyemo igihe kingana gute? Ese Rehoboti muracyayirimo? Ni iki mwize kuri Rehoboti mu gihe mwayibayemo mukoreramo umurimo w'Imana mubona cyafasha andi matsinda muri iki gihe? Urakoze cyane kumbaza hejuru ya Rehoboti n'itsinda ryacu dukunda, ntitukibana nabo kuko ubu nyine dusigaye tuba ahandi mu bindi bihugu, ariko ni itsinda twabayemo imyaka myinshi irenga 10. Twibereye umwe mu bakondukiteri b'indirimbo. Ni itsinda twagiriyemo ibihe byiza cyane ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Twanditse indirimbo nyinshi cyane, twagize ibihe byiza cyane. Ndibuka ko icyo nakwibuka cyane muri Rehoboti, kandi wenda byabera n'abandi urugero bakabikurikiza,
twagiraga discipline twararepetaga kenshi kandi twese twagombaga kuba turi preza kabisa muri practice tukagira n'ibihe byo gusenga cyane, discipline ya repetition, discipline yo gusenga. Abantu bose bagombaga kwitabira ibitaramo by'amasengesho, twarasengaga cyane rwose. Nicyo gituma mwumvaga indirimbo twasohoraga benshi twumvaga bavuga ko rwose zisize, n'ubu ngubu bakizumva, n'ubu zikibakora ku mitima. Ni ukubera twararepetaga cyane kandi twarasengaga cyane, ibihangano byacu rwose bikaza bimeze neza. Ndumva aricyo n'abandi n'ayandi magurupe n'ayandi matsinda wenda yakuramo isomo ko ni ukurepeta cyane, ni ugusenga cyane. Ibyo bintu byonyine abantu babikoze bagira indirimbo nziza kandi ziri inspiring. Murakoze cyane kutubwira ko muri bamwe mu cyangwa se mwari bamwe mu bayobozi b'indirimbo mu itsinda rya Rehoboth Ministries. Hanyuma mu bantu bandika indirimbo, benshi batekereza wenda ko umuntu ashobora kwandika indirimbo abivanye cyangwa se bivanye n'ubuzima abayemo, bivanye n'icyo Imana yamubwiye, cyangwa se bivanye n'uko yasomye ijambo ry'Imana. Mwebwe indirimbo zanyu ko wumvaga ari indirimbo zikora ku mitima y'abantu cyane, na bugingo n'ubu abantu benshi bagikoresha mu nsengero, muzihimba mwazivanaga ku kintu? Imana yabaherezaga revelation cyangwa mwifashishaga ijambo ry'Imana? Ni ukuri kabisa, ziriya ndirimbo cyane cyane rimwe na rimwe zimwe zazaga kubera circumstance ihari, cyangwa se kubera imyanya muba murimo, wenda ibibazo, cyangwa se umwanya w'amasengesho murimo, ukumva ijambo riraje, ukajya muri Bibiliya ugasesengura Bibiliya, ukareba ijambo rijyanye muri Bibiliya rijyanye n'icyo gitekerezo wagize cyangwa se iyo inspiration wagize. Ndumva cyane cyane njyewe indirimbo nkora, iyo haje ijambo ngomba gukora kwandikaho indirimbo, ndagenda no muri Bibiliya ngasesengura, nkareba ijambo rijyanye nabyo, nkandika. Nuko nkora, ariko mu ikubitiro ni igitekerezo, ni inspiration, ni Imana inyerera avuga ngo ugomba kuririmba kuri iki ngiki. Nuko narangiza nkajya no muri Bibiliya nkareba ijambo rijyanye nabyo, nkagenda ndishyiramo, ndyinjizamo, nuko nkora indirimbo zanjye. Hanyuma wenda tukiri kuri icyo cya Rehoboth, dusa nk'abagana ku musozo wacyo, niki mu gihe mwamaranye na Rehoboth, urumva imyaka irenga 10 nk'uko mwabivuze, niki mutashimye mwabonaga yuko Rehoboth ikwiriye kuba yakosora, cyangwa se mutakwifuriza andi matsinda kuba yagwamo? Rehoboth nk'itsinda riri mu matsinda akomeye cyane mu Rwanda ndetse no mu karere, ryatangiye mu bihe bya kera. Urabona hari amatsinda mashya agenda avuka, nka za Healing Worship Team, za Gisubizo Ministries ndetse n'andi matsinda atandukanye. So ni iyihe nama rero mushobora gutanga y'urwobo mwabona ko bakwirinda kugira ngo batazarugwamo? Bakoze cyane kuri icyo kibazo. Nk'abakirisitu, amatsinda atandukanye ya gikirisitu, amatorero, ikintu cyo gihari cyo ntawakwirinda ibibazo biraza. Plus uko musenga cyane,
puresi niko muhura n'ibibazo satani yashaka kubarwanya mu nzira zitandukanye. Ibibazo dushobora kuba twarahuye nabyo muri Rehoboti nta bindi biba biturutse kuri satani, ariko Imana yagiye idufasha tukabivamo neza. Inama naha abatsinda atandukanye nta kindi, igihe muhuye n'ibibazo ni ugusenga, ni ukuganira ku bibazo, ni ugusenga cyane. Imana buriya ibihari, ibibazo byinshi biraza, ariko iyo mwihaye Imana, iyo ibibazo byose mubihaye Imana mukabiganiraho mufite intego yo gutera imbere, ni ukuri Imana ibihari tujuru, Imana ibiri kumwe namwe. Kuko umurimo si uw'umuntu, abantu bashobora kuvuga bakitirira amatsinda, bashaka kugira ngo none ni amatsinda yabo, ni amatorero yabo, ni amaministeri yabo. Ntawugira minisiteri zose zivuga ubutumwa ni iz'Imana. Ugomba gufata iyo minisiteri ukayigira iy'Imana, ukavuga ngo Mana, ibibazo ndimo ndasaba ngo ubikemure, umurimo ni uwawe. Turashaka gutera imbere, turashaka gukomeza imbere, ko turareba imbere. Kemura ibibazo twahuye nabyo. Imana ibihari kandi yihutira ko bikemura cyane, ariko ibibazo bibaho iteka ryose, n'abantu basenga nibo bahura nyine n'ibibazo. Murakoze cyane. Reka tukomereze ku rugendo rwanyu bwite rwo kuba cyangwa se rwo guhitamo kuba umuhanzi ku giti cyanyu. Mumaje kugenda mumenyekana cyane ku ndirimbo mwagiye musohora, turashaka amahoro, turarinzwe mwakoranye na Gikundiro, ndetse n'impamvu turamye Imana, ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye mwagiye mukora zo mu gitabo zo gushimisha. Hanyuma urugendo rwanyu rwo guhitamo kuba umuhanzi ku giti cyanyu rwatangiye gute? Murakoze cyane. Urabona, njye navuye mu Rwanda kera mu mwaka wa 2005. Nsiga itsinda ryanjye nakundaga rya Rehoboti, ngeze ino. Urabona inahangaha nta amachurches cyane benshi abahari abanyafurika n'iki. Byabaye ngombwa ko ntangira gukora nyine ku giti cyanjye, kubera ko nta bandi, nta ni magurupe menshi yarahari umuntu yaririmbamo yakorera nk'umurimo w'Imana. Uretse nyine ku amatorero nari ndimo, ariko kuririmba byabaye ngombwa ko ndirimba ku giti cyanjye. Naho ngaho natangiye, naho ngaho byatangiriye rwose. Indirimbo ya mbere mwasohoye ku giti cyanyu ni iyihe? Indirimbo ya mbere sohoye ku giti cyacu, ndumva harimo indirimbo, album irimo indirimbo nyinshi, harimo indirimbo, hari indirimbo y'igiswahili ivuga ngo haleluya, tutawaona mbinguni wale wote waliotutangulia. N'iyindi ivuga ngo ivuga ni igitaramo mu ijuru, ivuga ngo umunsi tuzarara twageze mu ijuru azabi. Donc iyo seri y'izo ndirimbo nizo nakoze mbere muri albumu ngeze n'ahangaha. Yes. Hanyuma ndagira ngo tuze ku ndirimbo yamenyekanye cyane kandi ikunzwe n'abantu benshi cyane muri iki gihe, yitwa Turarinzwe, mwakoranye na Gikundiro. Byaje gute kugira ngo wandike indirimbo? Sa nk'usubiye muri modu yayo gatoya mu gihe wayandikaga.
iyi ndirimbo ni ukuri ni indirimbo yaje nyine nari mu masengesho nari mu bihe byiza kabisa igihe nanditse iyi ndirimbo ariko kandi kuko nakubwiye indirimbo zanjye ziza muri circumstances zihari mbona abantu benshi ntatondagura bari mu bibazo bari mu bibazo byinshi cyane noneho ndareba abakirisitu umukirisitu n'ibibazo ni gute umukirisitu yakuka umutima kandi afite imana kandi yarizeye imana ndareba ndavuga ngo ahangaha agomba kuva mesaje imana impa iyo mesaje kubwira abantu b'abakirisitu bakijijwe ko batagomba kugira ubwoba ko batagomba kugira ubwoba kuko imana irahari mu bibazo muri korona muri ibibazo byose wagira ibibazo by'ubukene ibibazo bitandukanye umukirisitu ashobora guhura nabyo iryo jambo riraza ryo gukomeza abantu ko tutagomba gutinya ntugomba gutinya icyo kibazo ufite ntabwo kizaguherana ntabwo ntibishoboka nimba wizeye imana urarinzwe uri mu kuboko kw'imana ufite abarinzi bakomeye cyane nta cyagukoraho keretse imana ivuze ngo nguhaye satani nka kurya yahaye yobu ikavuga ngo ngaho satani mukorere icyo ushaka gusa singuhaye umutima we ariko mukorere ariko ibindi byose imana ibiri kumwe nawe nk'abakirisitu tugomba gutinya turi mu maboko y'imana tuba turinzwe buri munsi buri joro buri segonda tuba turinzwe n'imana naho ngaho niyo mesaje nashatse gutanga ku bantu bumva bari mu bibazo bagira ngo none isi irabashiranye nuko nguko n'amagara byavuye aho hantu muherereye kuri uwo mugabane ko hari abahanzi benshi b'abanyarwanda kandi bakomeye bazwi ni gute mwahisemo gushaka gukorana na Rehema Gikundiro? uko ni ukuri Gikundiro ni umuhanzi cyangwa se n'umukozi w'imana nahoraga nkurikirana akiri muri Afurika kandi nari nkunda ibihangano bye nari nkunda aririmba nari nkunda amavuta y'imana murimo rero amaze kugera muri kino gihugu numvise rwose twakorana indirimbo asanga nyine iyo ndirimbo ariyo maze kwandika musaba nyine ko twayikorana wenda ntabwo aruta abandi bose ariko icyo gihe numva rwose ariwe tugomba gukorana iyo ndirimbo kubera nabonaga rwose amavuta afite n'ijwi afite ariryo ryajyana n'iyo ndirimbo nari maze gusohora nari maze kwandika icyo gihe nta kindi rwose. Iyo ndirimbo mushobora kuduha akantu kayo gato cyane n'ubundi katurarinzwe akapela? Okay, reka mbaye kagatoya karavuga ngo turarinzwe n'ukuboko gukomeye ntawadukoraho turi mu maboko y'Uhoraho turarinzwe n'ingabo zigenda n'ibendera ntawadukoraho turi mu maboko y'Uhoraho. Haleluya. Imana ibaha umugisha cyane, hanyuma ndagira ngo wenda mbabaze, iyo mugereranije ivugabutumwa ryo muri Afurika by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda n'ivugabutumwa ry'aho ngaho mubona bimeze biti, mubona bihagaze biti? Urakoze
urakoze cyane. Inaha ngaha urabona ntabwo byoroshye, ivugabutumwa rya cyane cyane ku ingendo ni ndende. njya mbona ugiye gusura nk'itorero tuvuge ku rugero, kubera ko kino gihugu ni kinini cyane, bisaba kudrivinga, gutwara imodoka nk'amasaha 10, 15, 20 kugira ngo wenda ugere aho kuba ushaka kujya gusura, cyangwa ugafata indege, cyane ufata indege kugira ngo ujye kuvuga ubutumwa, ugasanga ntibyoroshye, biragoye. Ariko hamwe n'ibyo Imana yadufasha, dukomeza gukora uko dushoboye kose rwose. Ariko ugereranyije no muri Afurika ntabwo bihuye, inaha ngaha biragoye rwose. Ariko tuvuga mu ndirimbo dusohora buri gihe, tugenda dusura amatorero atandukanye, tubwira abazungu ubutumwa, dukora aho dusengana, ubutumwa bwo turakomeje rwose, nubwo bigoye ariko turakomeje kubikora rwose. Ariko ntabwo byoroshye paraporo no muri Afurika. Yes. Hanyuma wenda dusa nk'abagenda begereza umusozo w'ikiganiro cyacu, ni ubuhe butumwa mufite bwo kugenera abahanzi bakiri bato? Aha ni nkoresha iri jambo ngo bakiri bato, mvuga bakiri mu nzira yo kuzamuka, nk'abantu mumaze igihe kirekire muririmba kandi Imana yateje imbere mu buryo bw'ibihangano ndetse no mu buryo bw'ibifatika. Ni iki mutekereza kuri barumuna banyu bakiri batoya? Urakoze cyane. Umbajije icyo kibazo ejo bundi nibwo twarimo abahanzi batuye muri iki gihugu, turimo kwishyira hamwe tuvuga ngo dushake ukuntu duteza ibihangano byacu imbere, ariko kandi duteza n'imbere abaririmbyi bakizamuka. Icyo rwose ni ikibazo dufite kuri table yacu, tugiye kubireba kandi tugiye kubyitaho kabisa, guteza abagenzi bacu imbere bakizamuka umuziki. Icyo gitekerezo turagifite rwose, tuzakibagezaho mu minsi iri imbere uko turimo tubikora. Reka kuri icyo tubashimire, kandi tuzaba tubategereje rwose ko mutwapudetinga cyangwa mutumenyesha aho igitekerezo cyiza mufite kigeze. Yego. Hanyuma dukomereje wenda kuri iki nk'umuhanzi, ni ubuhe butumwa mufitiye abakunzi banyu babakurikira hirya no hino ku isi bugarijwe n'iki cyorezo cya COVID-19? Ni iyihe message Imana iri gushyira ku mutima wanyu cyangwa yashyize ku mutima wanyu muri iki gihe? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Nukuri icyo twavuga nuko tubabajwe n'ibibera n'iki kibazo kirimo. Hari abantu uriya kirimo byafekitinga cyane, hari abantu barwaye, abo ngabo tubahaye pole cyane. Hari abantu bapfushije ababo, abo tubahaye pole cyane, bihangane. Hari n'abandi bari confine mu mazu badasohoka, kandi wenda bagombye gusohoka bagashaka imibereho. Icyo kintu bigatuma abantu, hari abantu bishwe n'inzara, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye. N'ukuri aho hose turabaha pole cyane, ngo bihangane, nta joro ridacya. Imana izabakiza, izabakura muri uwo mwanya mubi barimo. Ni ukwizera Imana, ni ukuri iki cyorezo kizashira, kandi turi kumwe nabo, turabasengera,
tubabaranye nabo ariko ni ukuri bihangana turi kumwe n'Imana turarinzwe kandi Imana itwitaho buriya ibibazo barimo bahura nabyo byose Imana irahari kandi ndabireba ariko kandi bifite umunsi Imana izabihagarika bakongera bagasubira mu buzima busanzwe ariko abahuye n'ibi bibazo ni ukuri tubahaye pole abarwaye n'ubu nyine abapfushije ababo ni ukuri tubahaye pole ngo bihangane ariko nta joro ridata ejo ni heza murakoze cyane. Hanyuma mukozi w'Imana hari abahanzi mu Rwanda bagiye bagerageza gukora ibikorwa byo gufasha bagenzi babo cyane wenda ko buryo bwo gutunga buba butangana ku bantu bose barimo mwene data nka Israel Mbonye ndetse n'abandi benshi twagenda dutanga higero. Mwebwe nk'abahanzi muri uwo mugabane wa Amerika hari ibikorwa mwaba mwaragiye mukora byo gufasha bagenzi banyu muri iki gihe cya COVID-19? hano navuga ko nk'abahanzi batuye muri Amerika cyangwa se muri iyi migabane yindi ndumva ko wenda batababajwe cyane n'iki cyorezo navuga ko ari abantu bo gufashwa wenda ni nayo mpamvu wenda tutagize icyo gitekerezo ngo tube twagira icyo dukora ariko wenda icyo ni igitekerezo cyiza wari uvuze wenda abantu bagatekereza ku bantu bari muri Afurika ariko kandi nk'uko ubizi mba ndi mu matsinda amwe mu Rwanda hari abo ari contribution twagize ndibuka muri iriya groupe tubamo Gospel twigeze gukusanya inkunga tugenda dusura abantu bene bagenzi bacu b'abahanzi bakozweho cyane n'iki kibazo cyo kuba confine mu mazu twarabikoze mu giti cyanjye nafatanyije hamwe n'abandi gusura bagenzi bacu reka tubashimire ariko nanone tubasaba kugira ngo mutubwire cyangwa se mubwire abakunzi banyu niba hari igikorwa murimo mubategurira vuba mwifuza kuba mwabashyikirizaho ndetse muze gusoza mutubwira cyangwa musobanurira abakunzi banyu by'umwihariko ndetse n'abandi bashobora kubamenya batari babazi aho bashobora gukura ibihangano byanyu kugira ngo babashe kubikurikira. Murakoze cyane igikorwa numva turimo dutegura ubu nyine ndimo gukora video ya ndirimbo Turarinzwe ndabona irakunzwe cyane n'abantu muri iki gihe turimo gutegura ukuntu dukora video muri no minsi mikeya noneho iyo video tukazayibagezaho ikindi kandi nkuko wari uvuze ibihangano byanjye byinshi wabisanga kuri YouTube hari YouTube channel yanjye wanditse Romiris Rushimisha wahita uyibona niho habamo indirimbo nyinshi zanjye zose ziba zirimo kabisa rwose abantu bariyegereje kabisa kujya gusura iyo channel bumva indirimbo zirimo nyinshi cyane zanjye zose naho ngo zishira naho bazisanga. Yego reka rero tubashimire uburyo mwemeye kwitabira ubutumire bwacu bw'aka kanya kugira ngo mubashe kugira icyo musangiza abakunzi banyu bari hirya no hino ku isi. Murakoze no kuri turabashimiye mukozi w'Imana Eric Yesu na Hosiana TV
turabashyigikiye kandi turabakunda, mukomeze ibyo biganiro byanyu. Bifasha abantu benshi cyane kubera ibiganiro biyicaho, kandi tukaba dusabye n'abakunzi bayo bose gukora subscribe no kulayikinga no gusharinga amavideo ava kuri Hoziyana TV kugira ngo tuyiteze imbere. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabashimiye cyane. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Bye bye. Bye. Nshuti rero bakunzi ba Hoziyana TV, nk'uko mumaze kubyumva, ngira ngo mwiyumviye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abatari bazi umwe mu banditsi b'indirimbo za Robot Ministries, akaba n'umuhanzi ku giti cye, Bwana Romulus Burushimisha, ngira ngo mumaze kumenya ibintu byinshi kuri we. Reka rero n'ubundi dukomeze tubifurize kugira amahoro y'Imana no kugira umugisha, kandi nk'uko umutumirwa wacu w'uyu munsi abivuze, tubifuriza gukomeza gukora subscribe kuri Hoziyana TV kugira ngo ibiganiro byose tubagezaho mubashe kubikurikira 5/5. Rero ndagira ngo n'ubundi tukomeze kubabwira ko buri muntu wese akeneye mugenzi we, turakeneranye kugira ngo tubashe gutera imbere. We all need each other. Imana ibahe umugisha cyane. Mwari kumwe na Eric Wise.